n'urwibutso rugaragaza ko Imana ari umuremyi. yego Ikintu rero cy'ingenzi kandi kimwe rukumbi tuzirikana mu isabato nuko Imana yaremye kandi Imana iremana n'uyu munsi. amena Iyo turi mu kiruhuko cy'isabato rero twibuka Imana nk'umuremyi wacu. Nubwo turi mu isi yazahaye, nubwo turi mu isi irimo ingorane, ariko iyo twinjiye mu kiruhuko cy'isabato twongera kwibuka yuko turi hano ku isi dufashwe n'ikiganza gikomeye amena cyaremye iboneka byose. haleluya Yego, mbona isabato itwibutsa irema, Imana yaremye ijuru n'isi, kandi isabato itwibutsa Imana nk'umuremyi, kuko n'uyu munsi Imana iracyarema, iracyasubiza ibintu kuri gatanga ka mbere. Abantu barangiritse kubera icyaha, uyu munsi binyuze mu cyo Kristo yakorewe umunyabyaha, n'uyu munsi Imana iracyarema binyuze mu gusangira ubutungane bwa Kristo. Gukiranuka kwa Kristo kukaba nkatwe ukwacu, duhabwa amahirwe yo kongera gusubirana ubuziranenge nk'ubw'Imana yaremanye umuntu gatanga ka mbere. amena Amen. ariko evolution ntabwo isobanutse. Ku mugani ntabwo turabona niba umuntu yarakomotse mu nguge, sinzi impamvu ari inguge imwe yonyine yaba yarakomotse, kandi n'uyu munsi dugifite inguge. Tutarabona inguge zitangiye guhinduka mu muntu gatoya, ikabiri hagati y'inguge yego itaraba umuntu, ariko tubona ikabiri hagati y'inguge n'umuntu nanone bya bimenyetso. Yego, gusa nawe wabivuga neza, avuga ko ari theory cyangwa se theory mu cyongereza. Burya ikintu kiri theory nta experience kibasha kubona. Yego, icyakora twebwe ibingibi dufite experience, turabibona ko inkoko itera igira ikavamo inkoko, gutyo ibyo bigakomeza bikabaho, ikazongera igatera andi magi ikabyara n'izindi nkoko, ikabyara izindi nkoko. Ibyo ngirwo byo rwose biragaragara. Hari mu bijyanye na biology ya kera, ntekereza ko itakigezweho ubu nayo, yavuga ko ngo indu zishyize mu kibiriti, imbyiro uzishyize mu kibiriti zibasha kubyara inda. Ariko baje gufata za mbyiro bazikorera, barazitiritinga neza ku buryo nta muri bwa bushyuhe bwiza zikeneye mu kibiriti. Yego, hanyuma baza gusanga ikibazo ahubwo muri za mbyiro haba harimo amagi y'inda, akaba aricyo gishobora gutuma inda zigira gute zibaho. Yego, kubw'uyu munsi rero iyo biology ntikigezweho. None rero ni iyihe mpamvu tubonye yo kuruhuka isabato? Nuko Uwiteka Imana yacu ari umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubwo abaramye umuremyi baruhuka isabato, kubera ko wamaze kutwemeza ko ikimenyetso cyangwa wabyise urwibutso rwo kurema Imana yashyizeho ari isabato. Yego, wari watubwiye uti rero isabato nanone iduhishurira umuremyi, kandi umuremyi utararemye gusa ahubwo ukirema. Amen. Dusobanurira uburyo Imana iri kurema. Yego rwose, nguko uko ibintu umuntu yabashije gutakaza kwera yavanye mu biganza by'uwamuremye, kuko nawe ari uwera. Kubw'ibyo rero ngo twabonye yuko Imana yita ku byo yaremye, ntabwo Imana yaturetse. Amen. Yateguye inama y'agakiza. Kubw'ibyo rero mu isabato twongera guhishurirwa Kristo. Amen. Nk'umuremyi w'imitima nanone. Ntabwo Imana yaturetse. Ivuga iti nzarema abandi. Mu isabato twongera guhamagarirwa kuremwa bundi bushya, kugira ngo twongere tugere ku gukiranuka Imana igeze gute twifuzaho. Kiravuga ngo igihe Abisiraheli bavaga ku Mana maze bakananirwa guhindura ubutungane bwa Kristo ubwabo bwite binyuze mu kwizera. Yasubiramo gato, ndagarukamo. Igihe Abisiraheli bavaga ku Mana, bavuye ku Mana maze bakananirwa guhindura ubutungane bwa Kristo ubwabo bwite binyuze mu kwizera. Gutsindishirizwa, kwakira gukiranuka kwa Kristo, bose kwakira gutsindishirizwa kubwo kwizera. Nicyo bisobanuye ngo kuri bisabato yatakaje ubusobanuro bwayo. Kurikije ibyo uvuze, icyambere, niba warakijijwe koko uzishimira gukomeza amategeko y'Imana harimo n'isabato. Icya kabiri, niba uruhuka isabato koko
ukwiriye kuba ufite ibyiringiro ntayegayezwa ko wakiriye gukiranirwa kwa Kristo. Kugira ngo nicyo ngicyo kubwira amatsinda abiri turi kuganira. Yego. Umunsi w'isabato nuko ariwe Imana yaruhutseho igihe yari imaze kurema ngo natwe tujye turukamo. Sabato uri cyangwa idukura misi yaka. Muvandimwe, nshuti mukundwa, twongeye guhura kuri iyi platform Mucyo w'isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Uwiteka duhana umugisha. Nanone n'umunezero ngize kongera kwibona tukiri bazima, tukaba duhawe andi mahirwe yo kurambura ibyanditswe byera ngo dusobanukirwe n'ubushake bw'Imana muri byo, dusobanukirwe n'ikidushakaho n'ikiduhamagara muri iki gihe, atari uko turi beza ahubwo ari uko ari nziza kuri twebwe kandi dufite umugambi mwiza. Izina ryawe rishimwe. Njya mbibutsa kenshi amagambo Pawulo yandikiye Tito, aravuga ati icyatumye usigara ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ni umugambi w'Imana kuba turiho abandi batakiriho, kandi ni ukugira ngo dutunganye ibidatunganye. Ahari nibyo mu mibereho yacu bwite, cyangwa se no kugira ngo dukore umurimo w'Umwami, twiteguze n'abandi barushaho kwitegura ubwami bw'Imana bugiye kwimikwa vuba. Nkuko bisanzwe rero njya ngira umugisha wo guhurira na bene data kuri iyi kamera kugira ngo tuganire iby'Imana, turusheho gusobanukirwa ubushake bwayo. N'uyu mwanya nzanye na mwene data tugiye kuganira. Nizingiye yuko turi buze kugira ikiganiro cyiza, ariko kubambonye bwa mbere hari uwanyibukije ko nkwiriye kuzajya nivuga. Nitwa Habyarimana Eric, nkunda kuboneka hano kuri iyi platform Mucyo w'isabato. Niba usanzwe uhaboneka turaziranye, niba kandi ari ubwa mbere uje nawe tuguhaye ikaze. Ushobora no gukanda subscribe kugira ngo tuzakomeze kubana, kuko ibyo tuvuga turahamya ko ari iby'Imana kandi ntabwo tubigira ubwiru, ahubwo dufata umwanya tugasuzuma. Ndetse uramutse ugize n'ikibazo ubasha kutubwira, ubasha kuduhamagara. Kontakte zacu ziri munsi muri description y'iri video, cyangwa se ukanatubaza muri commentaire tugafatanya n'abadukurikira n'ubundi kuganira nawe. Muvandimwe rero turakwakiriye ku Mucyo w'isabato. Amen, amen. Murakoze uteka umugisha. Amen. Hari bene data rero badukurikiye bifuza kumva icyo tuzaniye utubwira. Reka tubanze tuguhe umwanya cyambere udusuhuze, hanyuma udufashe gusenga dutangira gahunda yacu kugira ngo uyoborwe n'Imana. Murakoze. Ndabasuhuje mu izina rya Data wa twese n'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ubuntu n'amahoro Imana itanga ubane natwe muri uyu mwanya, kandi hasigayeho ubugingo bwacu. Amen. Yego, nizeye yuko Uwiteka atuyoboza akaboko ke nk'uko asanzwe abigenza, bityo tukagera ku ntego y'agakiza kacu nta kundi muntu wese uzadukurikira. Yego, murakoze. Amazina yanyu? Amazina nitwa Masengesho Jean de Dieu. Yego. Niyo mazina nawe n'ababyeyi, ariko nifuza yuko naba amasengesho. Amen. Yego, kimwe n'abankurikiye bose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mudufashe mudusengere hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Uwiteka Mana idukunda kandi twitaho, tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka. Nanone uduhande amahirwe Mana, ni amahirwe yo kurondora mu byanditswe. Amen. Turakunyize kugira ngo abamarayika batacumuye babane natwe batugote. Amen. Kandi umwuka wawe wera nk'impano wasezeraniye abakwizera bose, abane natwe adusobanurira ibintu kuko ni ibyera. Turasengera imitima idukurikiye kandi izadukurikira hanyuma y'ahangaha, kugira ngo ubwo bumva amagambo unyujije muri twebwe abagaragu bawe babashe kugira impinduka, kandi impinduka nziza mu mitima yabo. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze kubyumvise. Amen. Amen. Amen.
hano ni ku mucyo w'isabato. Tumaze ibihe bitari bikeya tuganira n'abantu b'Imana, twiga ducukumbura twitonze ku byerekeranye n'ingingo y'isabato ivugwa na Bibiliya. Ni ingingo yakunze guteza impaka mu bantu b'Imana bizera Kristo Yesu ariko badasobanukiwe n'ibyo bintu. Bamwe bibwira yuko isabato nk'uko yavuzwe mu mategeko Kristo yaratangaje birarangiye, ndetse n'isabato yarangiranye n'umusaraba wa Krisito. Abandi bakumva yuko rwose isabato nta naho ihuriye n'ibyo kwizera kwa gikristo mu isezerano rishya. Ndetse hari n'abarenga bakavuga bati rero buri isabato yasoreye muri Kristo. Kristo niwe sabato yacu. Ibyo byose bisa nkaho bifite ukuri. Hari amategeko yarangiye ku musaraba w'i Karuvari, yewe na Kristo ni isabato yacu. Ariko hari n'umunsi w'isabato tubwirwa mu byanditswe byera, dukwiriye gusobanukirwa umwanya ifite muri uko kwizera kwacu. Tumaze rero iminsi tuganira uhereye mu itangiriro. Ubu ngubu turi ku musozi Sinayi, aho turi gusuzuma uburyo Imana yahaye Mose amategeko harimo n'isabato. Abantu b'Imana twakomeje kuganira ku mategeko y'Imana, nawe tuguhaye ikaze. Imana nidufasha tuzakomeza kugana no ku yandi mategeko asigaye, ariko turi ku itegeko rya 4, itegeko mu buryo bw'umwihariko rivuga isabato. Turisanga mu Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 8. Hari bene data twaganiriye duhereye kuri uwo murongo kugeza ku wa 11, ariko hari umugabane mutoya dusigaranye tugira ngo nawe uze kudufasha kurushaho gusobanukirwa. Ahari twajya muri icyo gitabo Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 8 kugeza ku wa 11, uraza kudusomera twumva iby'iryo tegeko ridusaba. Kuva 20. Yego. Ku murongo wa 8 kugeza 11. Yego. Reka dusome. Umurongo wa 8 kuva 20 umurongo wa 8. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukuramo imirimo yawe yose. Ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka. Yego. Ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruka ku munsi wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Urakoze. Aya magambo tumaze igihe kitari gito tuyaganira. Twabanje kureba uyu murongo wa 8 tuvuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Yego. Dusobanukirwa yuko atari ikintu gishyashya Mose yahawe ngo ahishyikirize Abisirayeli, ariko ahubwo ari ya sabato Imana yatangaje mu cyumweru cyo kurema. Yego. Murongo wa 9 tubwiye yuko mu minsi 6 dutegetswe gukora, tugakoramo imirimo yacu yose. Twasanze umurimo ari umugisha Imana yahaye umuntu, ari itegeko Imana yahaye umuntu, ndetse icyaha kitarabaho kugira ngo imuzanire ibyiza. Murongo wa 10, kuko ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Twasobanukiwe agaciro k'umunsi wa 7, ndetse n'uburyo ari isabato y'Uwiteka atari isabato y'undi muntu wari we wese. Yego. Nuko dusanga Imana itegeka ngo ntukagire umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Aha naho twasanzemwo amakuru meza ashimishije y'urukundo ruhebuje rw'Imana, yuko ya Mana iri gutegeka umuntu ngo azirikane n'abandi, yuko tureshya imbere y'Imana. Yego. Kubera ko Imana ari umuremyi wacu, yaba umukene cyangwa umukire, yaba umugaragu cyangwa umukoresha, yaba umugabo cyangwa umugore. Ni Imana y'ibitsina byombi, ni Imana y'abakire n'abakene, ni Imana idukunda bihebuje, yita ku byaremwe ndetse no kuri ya matungo. Ibyo byaratunejeje cyane. Kandi twasobanukiwe n'imirimo Imana idusaba kudakora.
ndetse n'iyitwemerera gukora ku munsi w'isabato. yego Umugabane twari dusigaje niwo nshaka ko tuganira n'uyu murongo wa 11 kuko iminsi 6 ari Uwiteka aremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose akaruhukira ku wa 7 nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. amen. Uyu murongo none ugaragaza impamvu yego impamvu Imana yategetse ngo wibuke yego rwose mu minsi 6 ujye ukora, yego uwa 7 ntukagire icyo ukoraho, amen. yaba wowe cyangwa undi wari we wese wo mu rugo rwawe. Kubera iki? Kubera yuko mu minsi 6 ari Uwiteka yanemeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose akaruhukira ku wa 7 nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. yego Ndagira ngo udusobanurire mbese ibi bishatse kuvuga iki kubw'iyi impamvu Imana itanze yerekeranye n'isabato. murakoze cyane. Narizi ko hari ugiye kumbaza nyine impamvu tugiye kuruhuka isabato, ariko uko uyu murongo tuwusomye rwose n'urwibutso. Yego N'urwibutso rugaragaza ko Imana ari umuremyi. yego Ikintu rero cy'ingenzi kandi kimwe rukumbi tuzirikana mu isabato nuko Imana yaremye kandi Imana iremana n'uyu munsi. amana. Iyo turi mu kiruhuko cy'isabato rero twibuka Imana nk'umuremyi wacu. Nubwo turi mu isi yazahaye, nubwo turi mu isi irimo ingorane, ariko iyo twinjiye mu kiruhuko cy'isabato twongera kwibuka yuko turi hano ku isi dufashwe n'ikiganza gikomeye amana. cyaremye iboneka byose. Haleluya. yego ikindi kintu uretse ko ari n'icyo n'ubundi mbona isabato itwibutsa irema Imana yaremye ijuru n'isi, kandi isabato itwibutsa Imana nk'umuremyi kuko n'uyu munsi Imana iracyarema, iracyasubiza ibintu kuri gatanga ka mbere. Abantu barangiritse kubera icyaha, uyu munsi binyuze mu cyo Kristo yakorewe umunyabyaha, n'uyu munsi Imana iracyarema binyuze mu gusangira ubutungane bwa Kristo. Gukiranuka kwa Kristo kukaba nkatwe ukwacu, duhabwa amahirwe yo kongera gusubirana ubuziranenge nk'ubw'Imana yaremanye umuntu gatanga ka mbere. Amana. amen. Uvuze ikintu gikomeye, ndumva ubivuze mu buryo bubiri. Uravuga uti Imana ni umuremyi, isabato twibutsa ko Imana ari umuremyi. yego Nubwo isi igaragaraho ubunyacya ingaruka z'icyaha mu buryo budasanzwe, ariko kandi igihe twitegereje ibyaremwe byayo twongera kubona imbaraga ikomeye y'Imana yego mu byo yaremye. Ngira ngo umunyezaburi niwe wirebye aritinya aravuga ati umuntu niki kumwibuka, wenze kumugira nk'Imana aburaho gato. yego Kwitegereza imikorere y'umuntu, imikorere y'ubwonko, uko ikiganza giteye, utwengeho turi ku ruhu, ubwabyo nibitangaza koko. Bigaragaza yuko hari imbaraga itagaragara ibeshejeho ibyo ngibyo. yego Yewe munyezaburi aravuga ati upfumbatura igipfunsi ugahaza kwizera, ugahaza kwifuza kw'ibiriho byose. yego Ni inkuru nziza. amen. Aya magambo cyangwa se iyi mpamvu Imana itanze yo gukomeza iri tegeko urayumva gute? Turayasobanukirwa gute muri iki gihe cyacu? yego nibyo koko nk'itorero riri ku rugamba abantu duhura n'ibitekerezo by'abantu bitandukanye. Hari siyansi zivuga ziti burya ntarema ryabayeho, Yego. ahubwo agasimba gato karahindutse akabyaraka tuza kubona umuntu umeze gutya. Yego. Irwo ni uruhande rumwe, ariko hari n'abandi bavuga batumva twebwe twahisemo uyu munsi kuruhukaho wenda kubera ko Nyagasani Yezu cyangwa Yesu ariho yazutse. Yego. Ariko impamvu Imana yandikishije iri tegeko ni ukugira ngo mu by'ukuri twumvishe impamvu yo kuruhuka isabato nyakuri. Nubwo abantu twabona impamvu nyinshi, hari n'ushobora kwibuka ko ariho yakoze ubukwe. Yego. Hari n'ushobora kuvuga ati uyu munsi niho mama yambyaye. Yego. Cyangwa niwo data yapfuyeho. Abantu bashobora kugira impamvu zirenze nyinshi zo kwibuka kandi bagahitamo munsi runaka. Imana rero kugira ngo igabanye izo mpamvu zose, Yego. yatanze impamvu ituma abantu tugomba kwibuka.
kuruhuka ku munsi wa karindwi uwo nta wundi ni ukwibuka ko Imana yaremye. amen Amen. ariko hari ikintu uvuze uti abantu bafite inyurabwenge nyinshi, wavuze kuri siyanse. Siyanse yo igezweho twigishijwe n'ubu abantu biga ndetse bifite imbaraga muri iki gihe, nuko umuntu yakomotse nyine ku gasimba gato, nta rema ryabayeho, ahubwo habayeho ubwihindurize, evolution. Ese turabihuza gute n'iby'ijambo ry'Imana ari kutubwira muri iki gihe? Reka twihute tugere muri Timoteyo. Tugiye kureba Timoteyo igice cya 3 duhere ku murongo wa 16. Yego. Twakwihuta tukahagera habasha kuduha igisobanuro. Yego. Timoteyo rwa kabiri rwa Timoteyo, yewe itabo sinari nakivuze, 3:16. Aravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Amen. Kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumenyesha ibyaha bye no kumwemeza ibyaha bye, urakoze cyane, no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Ndagira ngo impamvu ngarutse kw'iri somo, nshatse gusobanurira abatwumva yuko ibyanditswe byera ni igitabo, ariko kitanditswe n'umucurabwenge uwo ari we wese, ni igitabo cyahumetswe n'Imana. Kubw'ibyo rero turi abantu b'inyandiko, tugomba kugenzura, tukagenzura ibintu, tukagenzura na biriya. Ariko igihe Bibiliya ivuze, ntekereza ko rwose nta rindi jambo rikwiye kuvugwa hejuru yaryo. Ikindi Petero yanditse ati icyo akora dufite ijambo ryagize gute, ryahanuwe kandi rushaho gukomera. Yego, muzamukoze neza nimugira gute, ngo uko rigira riti rimeze nk'itabaza rimurika, ahacuza turi mu isi icuza umwijima rero, ngo kandi rigomba gukesha ijoro kugeza aho yanyenyere mu ruturuturu izagira gute, zabandura mu yego. mitima yacu. Kubw'ibyo rero nubwo ibyo byose biriho, dufite ijambo ry'Imana, niwe muyobozi. Ariko se ngira ngo nawe turabyemeranya yuko ibyaremwe ubwabyo ari igitabo tubasha kwigiramo Imana. Yego. Ubundi umuntu waba utarahura n'iki gitabo ntiyabona ibihamya ku mugani mu byo arebesha amaso bimwemeza yuko hariho Imana yabiremye cyane rwose, kubera yuko nabo ngabo babitekereza batyo, hari aho bagera bikabagonga bikabayobera, na ka kantu kihindurije burase basobanura ko kavuye hehe, nabyo byabagora. Ariko kandi twareba gahunda y'ibiriho nayo iteye ubwoba, ku buryo kwibwira yuko byapfuye kubaho gusa. Ase wari warazi ihene mu kiraro zigacya zabaye ibimasa? Ntabwo bikunze, ibyo ntabwo bikunda kubaho. Ikindi gitangaje njya nibaza, evolution igaragaza ko umuntu yatangiye ari agasimba gatoya, ahari k'akanyorogoto, nta simbizi, agera ubwo atangira kugendesha amaguru ane, agera ubwo abaye umuntu uhagaze, wemye, ufite igikundiro n'ubwiza. Ariko wajya kureba ukabona ahubwo ibintu biracuritse. Ntabwo nzi niba n'abandi ariko babibona, ahubwo mbona umuntu atangira ari wa muntu nyine ukambakamba, ahubwo agakura akagenda agasubira hasi, kongera gukambakamba agasubira. Ntabwo nge mbibona, ntabwo mbona yuko umuntu aba evoriwe ajya mbere, ahubwo aba evoriwe ajya hasi. N'ibindi byose kandi niko bimeze. Ntabwo ibyo abantu bibwira ko byagiye bitungana ni ruto, twebwe kandi tubona bigenda bihenebera. Sinzi, ariko Satani niwe wabikoze, ntabwo dushidikanya kugira ngo avane abantu ku Mana. Ariko evolution ntabwo isobanutse ku mugani, ntabwo turabona niba umuntu yarakomotse mu nguge. Sinzi impamvu ari inguge imwe yonyine yaba yarakomotse, kandi n'uyu munsi dugifite inguge. Tutarabona inguge
zitangiye guhinduka mu muntu gatoya ikaba iri hagati y'inguge yego itaraba umuntu ariko tubona ikaba iri hagati y'inguge n'umuntu nanone bya bimenyetso yego gusa nawe wabivuga neza avuga ko ari theory cyangwa se theory mu cyongereza burya ikintu kiri theory nta experience kibasha kubona yego icyakora twebwe ibingibi tufite experience turabibona ko inkoko itera igira ikavamo inkoko gutyo ibyo bigakomeza bikabaho kazongera gatera andi magi ikabyara n'izindi nkoko ikabyara izindi nkoko ibyo ngirwo byo rwose biragaragara hari mu bijyanye na biology ya kera ntekereza ko itakigezweho ubu nayo yavuga ko ngo indu zishyize mu kibiriti imbyiro uzishyize mu kibiriti zibasha kubyara inda ariko baje gufata za mbyiro bazikorera barazitiritinga neza ku buryo nta muri bwa bushyuhe bwiza zikeneye mu kibiriti yego hanyuma baza gusanga ikibazo ahubwo muri za mbyiro haba harimo amagi y'iki y'inda akaba aricyo gishobora gutuma inda zigira gute zibaho yego kubw'uyu munsi rero iyo biology ntikigezweho ubu hariho ngo witwa Louis Pasteur yego ariko ikigaragara cyo nk'uko wari ubivuze nubwo utabona umwanya w'ibyanditswe byera gusoma bibiliya cyangwa se n'ibindi bitabivuga ku bijyanye n'umurimo w'Imana kwirema ariko turabibona ibyaremwe ubwabyo birivugira umwumbati urajomba ikintu cy'igiti mu butaka nyuma y'iminsi ingaruka ukazazana igitebo ntuzane mironko cyangwa icyo ukazazana igitebo ibi rero biragaragaza yuko hano hari amagambo ari mu gitabo cy'uburezi ibi byanditswe byera kuba tubifite nawo ni umugisha kuko bibasha gusobanura ibingibi turebesha amaso twibaza impamvu yabyo hano baravuze ngo ibyanditswe byera bivuga ko umurimo wo kurema warangiye Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi ariko kugeza n'uyu munsi imbaraga y'Imana iracyakoreshwa mu gusigasira ibyo yaremye amen ngo igihe cyose ibihaha bihumetse cyangwa umutima ugatera iki kiba ari ikimenyetso kigaragaza ukuntu Imana itwitaho ikatubeshaho iyo dukesha kubaho kwinyagambura n'ubuzima bwacu amen aya si amagambo meza ngo kuva ku gasimba gato cyane ukageza ku muntu icyaremwe cyose gifite ubuzima kibeshwaho n'uburinzi bw'Imana aya magambo atumye nibuka amagambo naganiriye n'umubyeyi tuganira ku itegeko rya kabiri ryo mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 byakozwe n'intumwa igice cya 17 ni ikibwirizwa Paulo yigishirije muri Atenayi avuga amagambo akomeye yego yerekeranye n'Imana umuremyi ahari natwajyana muri icyo gice kuko na magambo nkunda murongo wa 24 niwo ndi busome kubera yuko atari ubwa mbere tugiye kuyavugaho yaravuze ngo Imana yaremye isi n'ibirimo byose iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi nikorwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye kuko ari yo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose umaze kuvuga ibihaha nibuka ino ngingo niyo iduha guhumeka niba hari umurimo utangaje mu mirimo umuntu akora ni umurimo wo guhumeka wera yakiri mu nda ya nyina kugeza igihe nyine atagihumeka iyo atagihumeka ntabwo aba akiri umuntu tumujyana aho ahabugenewe tukamusubiza mu gitaka nuko kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose ni nawe yashyizeho ibihe by'imyaka uko bikuranwa uko yategetse igabaniza abantu ingabano z'aho batuye kugira ngo bashake Imana amen ngo ahari babashe kwibona bakabakabye kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe kuko ari Mariyo dufite ubugingo bwacu amen tugenda turiho nk'uko bamwe bo mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo amen Imana yacu rero ishimwe niyo dukesha kubaho niyo dukesha guhumeka no kwinyagambura niyo dukesha umwuka duhumeka igakoresha ibihaha byacu wereye tukiri mu nda za ba mama uburyo turemwa mu nda nabyo ntabwo nzi niba hari umunyabwenge wabasha kubisobanura yego utuntu tw'utuzi tw'umugabo n'utw'umugore twahuye bikazavamo umuntu nkanje biratangaje cyane biratangaje kandi ni ukuri ibyaremwe tubyitegereje twitonze twabona ukuboko kw'Imana amen none
Imana yashyizeho isabato. yego Batubwiye yuko ariyo mpamvu yayishyizeho, ngo kuko mu minsi 6 Imana yaremye ibyo turebesha amaso byose. yego Iminsi 6 gusa Imana yakoze ibintu bidasanzwe, irema ibiti turebesha amaso, hano hari amaperi, irema byose byakozwe mu minsi 6, harimo n'abantu n'inyamaswa n'ubutaka n'amazi mu minsi 6. Kuwa 7 iraruhuka, maze uwo munsi wa 7 ushyiraho kuba ikimenyetso kibutse icyo gikorwa cyo kurema yuko Imana ari umuremyi. yego None aho ntibyaba ari impamvu yuko isabato nayo yanzwe, kuko turabona abantu nyine banze Imana. No, reka navuga ko banze Imana kuko urumva nta nubwo bayizi, banze ihame ry'uko hariho umuremyi. Aho siyo mpamvu abantu banze n'isabato, kuko isabato yabayeho kubera yuko hari igikorwa cyo kurema cyabayeho. Urasobanura gute ubutumwa bwerekeranye n'itegeko ry'isabato mu minsi y'imperuka aho abantu bigishwa yuko nta Mana yaremye ihari, n'uburyo bwamaze kwangwa ndetse n'abakristo bakaba batabwitayeho? icyo kibazo mbasha kugisubiza nkoresheje rya somo aho Yesu yaciye umugani atanga igitekerezo cy'umuhinzi wabibye imbuto nziza. Ahinga umurima, arangije abiba imbuto nziza, yizeye ko ari nziza, ariko umwanzi nawe arazagira gute? Bibamwe urukungu. Ibyo bitekerezo rero uvuga kuko biri mu mitima y'abantu, kandi rwose uretse ko ntabikwifuriza cyangwa mbyifurize n'undi wese udukurikiye, ariko rwose bizakomeza kuba bibi kugera ku mpera z'ibihe. Ariko uko byamera kose Uwiteka yatanze ibyanditswe byera ngo bituyobore. Impamvu rero ibyo ngibyo biriho, Satani yahinduye gahunda y'irema, yahinduye gahunda y'Imana y'irema. Ubu uyu munsi wa none ikiremwa Imana yaremye ikishimiye igikunze cyaherere ku ruhande rw'umwanzi, kandi rwose kimuha n'ubutware bwacyo Imana yamuhaye, yagihaye icyo kiremwa muntu. Uyu munsi wa none umuntu arabaza Satani ati ntekereza iki, mvuga iki, nkora iki? Nawe rero birumvikana urugamba duhanganye narwo ni urwa kera, ni urugamba Satani ahanganyemo na Kristo. Niyo mpamvu rero ibitera. Hari amagambo hano nakunze gukoresha ibitabo, ikinasomye mbere cyitwa uburezi. Yego, ni igitabo cy'uburezi ku ipaje y'131. Aha rero igitabo ngiye gusoma ni inama zigirwa itorero, nazo zitubwira ibyo dutegereje imbere ahangaha. Ahari abantu bavuga ko ibintu bizaba byiza, ariko uwabonye nyina asaza b'inkumi azatubwire isi igomba gusaza nk'uko dusaza uko nyine. ni mukecuru. Amahirwe twari dufite mu gihe cyashize ntabwo ari dufite ubu ngubu. Rero turajya ku gice cyaho cya 61 kivuga ngo ibihe by'akaga. Ndasohoye amagambo make cyane. 61 ibihe by'akaga ni iki gitabo gishyashya gifite ibice 66. Yego, n'amagambo akomeye ngo akaga kegereje. Ubwo gusuzugura amategeko y'Imana bigenda birushaho kwigaragaza. Yego, umurongo utandukanye isi n'abayikurikiza ugenda urusha umurongo utandukanye isi n'abayakurikiza amategeko y'Imana ugenda urushaho kugaragara. Gukunda amategeko y'Imana kugenda kwiyongera ku itsinda rimwe nk'uko kuyahinyura nako kugenda kwiyongera ku rindi tsinda. Urumva ikera gati kirimo kiragenda kivaho. Abantu barimo barigabanyamo ibice bingahe? Bibiri. kandi bigaragara neza. Kaga kari kutwegera kihuta cyane. Imibare y'akaga kabaho igenda yiyongera, yerekana ko igihe cy'amateka y'Imana cyenda gutangira. Nubwo itihutira guhana, nta kabuza izahana, kandi izahana byihuse. Ngira ngo nasoreza ahangaha. Akaga kegereje ni igice cya 61. Uwabona amahirwe yo kubona iki gitabo yahasoma. Ariko ibi bintu nubwo biguhangayikishije, ni urugamba rwose umwanzi yabibye imbuto
yego ngira ngo n'abadukurikira aya magambo basha kuyahamya tutanayasomye yuko abantu banze amategeko y'Imana kandi barushijeho kuyanga cyane. yego Tuzakomeza kuyaganira, turi ku itegeko rya 4, tuzaganira itegeko rya 5 ryerekeranye no kubaha ababyeyi, turebe niba isano hagati y'umwana n'umubyeyi kiri uko ijuru ryayivuze. yego Iby'ubusambanyi bwo biteye ubwoba cyane, turabona amakuru acicikana y'ubutinganyi, iby'ubwicanyi n'ibindi, iby'ubujura n'ibindi. Amategeko y'Imana aranzwe kandi uko arushaho kwangwa nyine isi rushaho kuba mbi cyane. Turi ku itegeko rya 4 rero ryaranzwe mu buryo budasanzwe, ndetse Satani araryibasira. Ubushize wo twaganiriye ubushize mu tuganira yuko isabato ari isabato y'Uwiteka, John Rock yatubwiye ingingo ikomeye cyane atugarura mu buhanuzi ko hari uwibwira inama zo guhindura ibihe n'amategeko akiyemeza kuvanaho kwera kw'isabato akakwimura ku wundi munsi, ndetse biremerwa rwose mu buzima bwa gikristo. yego rwose Kandi bafite impamvu zipfuye zibashyigikira, bavuga bati umusaba Kristo wavanyeho isabato. Ariko nifuje ko dutinda kuri iyi mpamvu yuko impamvu yo kuruka isabato ari uko Imana yaremye, kuko mu minsi 6 Imana yaremye. yego Icyo mbonamo ni iki, nuko Imana idusubiza inyuma ku byerekeranye no kurema inkomoko yacu ngo tumenye uwo twakomotseho, yego tumenye imbaraga ze n'ubutware bwe n'urukundo dufitiye. amen Dore ko dukomeza kubona urukundo rw'Imana mu buryo budasanzwe. amen Nyamara bajya bitiranya isabato n'amasabato avugwa mu byanditswe byera yahawe Mose, yashushanyaga Kristo koko, yakuweho koko nkuko bamwe babyibwira. Ayo masabato yo ntabwo adusubiza inyuma ku byabaye icyaha kitaranabaho, ashushanya ibizaza, ahubwo yo yashushanyaga ibizaza, atujyanayo imbere. Hari mu itandukaniro nshuti z'Imana. Abantu turi kumwe ndabasaba kugira ngo muzakomeze kubaha ahantu, kuko tuziga ibintu bikomeye, turacyari mu ntangiriro rwose y'ibyo dukwiriye kumenya. Tuzabona yuko ya masabato yandi Pawulo avuga yuko yavanyweho n'umusaraba wa Kristo, rwari urwandiko rwaturegaga, na masabato yarebaga imbere aho turi kwerekeza, hahandi tuzacungurwa. Yashushanyaga Kristo, yavuga cyari igicucu kibizaba muri Kristo Yesu. Mu gihe iyi sabato y'umunsi wa 7 yo idusubiza inyuma ibyabaye ndetse n'icyaha kitarabaho. amen Nta kintu kindi shushanya rwose mu bijyanye no gucungurwa, kuko twakeneye umucunguzi kubera ko umuntu yakoze icyaha, nibyo? yego rwose Ntabwo isabato igeze ibaho rero kuri gahunda yo gucungurwa. Oya, abantu basoma ibyanditswe byera babyumve neza. Umurongo wa 11 watubwiye ngo kuko mu minsi 6 Uwiteka Imana yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, ikaruka ku munsi wa 7. Icyo cyatumye umugisha umunsi w'isabato ikaweza. ariko abantu bahuguke nk'uko ubivuze neza. Aya masabato yashushanyaga nyine igitambo cya Kristo uzaza gutambirwa abanyabyaha. Ubwo rero niba yarashushanyaga igitambo cya Kristo akaba yaraje, nta yindi mpamvu. Igihe narinje kugushaka bampaye ifoto yawe ngo abari inyobora ninkubona nkumenye, igihe duhuye ya foto iracyafite agaciro kayo kararangiye, namaze kwibonera nawe nyirubwite. Ubwo rero nari amasabato avugwa nuko byarangiye, yagombaga kurangira igihe yashushanyaga yaragize gute, yarabonetse. Kandi icyo yashushanyaga igihe cyari kigize gute, kigezweho. Ariko iyi sabato ni isabato itwibutsa ko Imana ari umuremyi, twibutsa aho twakomotse. Yego, itwibutsa inkomoko yacu. Kandi impamvu ari ibihe byose nuko Imana n'uyu munsi kirema. Amen. Yego, uyu munsi Imana iracyarema. Wambaza uti iracyarema iki? Utaragera kuri iyo ngingo yo kurema, kuko ntabwo nibyo buyirengagize na gato. Yego. Hari amagambo tubwirwa mu butumwa bwa marayika wa mbere. Yego. Dusanga mu byashu gice cya 14. Ese turayahuza dute n'ubu butumwa tubona? Ndabona ari ibintu bimwe rwose. Matayo igice cya byashu gice cya 14 umurongo wa 6 n'uwa 7. Yego. Twahasoma. Kubera yuko biradusaba kugenda tureba icyo ibyanditswe bivuga. Kuko n'abantu baravuga. Bamaze kubona ko ari tabaza ari muri kacu. Yego rwose iri muri kacu z'umwijima. Ibyashu 14 umurongo wa 6 n'uwa 7. Yego.
nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. amen. ni ubutumwa bureba umuntu uwo ari we wese mu yandi magambo. ntabwo ari abadivantisite b'umunsi wa karindwi gusa, Oya, ni abantu bose. Yego. karindwi avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Inshuti zanjye ubanza nta rubanza rwabaho nta mategeko ahari. Ubundi hari ibintu bigera muri bingahe bigomba kubaho mu rubanza. Icya mbere ni uwakoze icyaha cyangwa se ukekwaho icyaha. Yego. Icya kabiri ni amategeko, kandi ayo mategeko niyo atuma nyine icyaha kibaho n'ubundi. Ni igihe amategeko yishwe hakaza n'umucamanza. Ibyo bintu ni ngombwa yuko biboneka. None se niba twemera yuko ari ubutumwa busoza amateka y'isi, bwo muri iki gihe twasobanura gute urubanza tutavuze amategeko? Ntibishoboka. Biraza kutugora. Ukomeje umurongo ahubwo ati nimuramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Abantu barahamagarirwa kuramya uwo nguwo nyine. None rya somo naryo turi kwiga ryatubwiye ngo kuko mu minsi 6 Uwiteka yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Yego. Ese ibyo bintu ntabwo bihuye? Yego rwose. Uhamagarirwa uwo ibyanditswe byera bihamagarira kuramya arumvikana. Kandi impamvu agomba kuramya nta kindi kimuranga. Rega Imana ni nyinshi muvandimwe. Ntukagire izindi Imana mu maso yawe. Ngira ngo amafaranga yaba Imana ubishatse. Yego. N'igiti kiwanyu naho sogokuru washyinguye. Ariko icyo dushaka kuvuga ahangaha ni Imana yaremye ijuru n'isi. Pawulo nyine ageze hariya mu Bagiriki yavuze ati nje kubabwira iby'iriya Mana musenga mugize gute mutayizi. Ariko bari bafite izo bazi, Imana y'ubwiza, Imana y'uburumbuke, Imana y'iki. Rero Imana yaremye iyo dukesha kubaho, iyo dukesha ubugingo uko wabisomye mu byakozwe n'intumwa, iyo ngiyo nihamagarirwa kuramya. Kandi nayo umwanzi Satani ahanganye nayo. None rero ni iyihe mpamvu tubonye yo kuruhuka isabato? Nuko Uwiteka Imana yacu ari umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubwo abaramye umuremyi baruhuka isabato. Kubera ko wamaze kutwemeza ko ikimenyetso cyangwa wabyise urwibutso rwo kurema Imana yashyizeho ari isabato. Yego. Bagiye kutubwira Abaheburayo igice cya 4 barabivuga ibyo tuba dukoze igihe turuhutse isabato. Naho twahajye. Yego. Kuko uyu munsi ntabwo dukwiye gukoresha amagambo yacu bwite. Kuko dushatse kuvuga abantu bazi gutegura imbwirwaruhame. Reka rero dukoresha ibyanditswe byera. Igice cya 4 hari ngo uburuhukira Imana yageneye abayizera. Yego. Nubwo ntagize amahirwe yo kuba ndi kumwe nawe dutangira uno murongo w'amategeko, ariko Imana ijya gutanga amategeko, Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Aya mategeko rero uburukiro bw'isabato bwagenewe abayizeye rwose. Amen. Yego. Igihe rero umuntu azi ko yizeye umva icyo biri muhamagarira ngo nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira. Kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Nuko rero ubwo twebwe twagize gute twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ntabwo igice ngisoma cyose abantu bazagenda bakibona, ariko akenshi gishingiye ku mateka. Aba bantu ubwo batizeye ntibigeze bemererwa kwinjira hehe mu buruhukiro. None se natwe ubwo twizeye tukwiye kwinjira mu ubwo buruhukiro? Ntabwo bishoboka. Ngo ikimenyetso cyuko tutizeye natwe. Yego. Niba tutabasha kwinjira mu ubwo buruhukiro nuko tutizeye, cyangwa se akaba nta makuru tubifiteho. Yego. Tukaba twarabwiye ibya Kristo n'igitambo cye, tukakira gukiranuka kwa Kristo nk'ukwacu, tukakira inkoni yakubizwe imibyimba ye nkaho ari twe yaziraga, ariko niko ibyanditswe bivuga, ariko tukaba tutarabasha kurenga aho ngaho.
ubwo twakiriye Kristo nk'umucunguzi wacu n'umukiza, Yego. ariko ntituramumenya nk'umwami wacu. Yego, ariko umwana uvutse ntarekerwa aho ngaho ngo ahita atangira kujya gushaka ibyo kurya. Ubwo rero uwo mwana uvutse ubyawe kubw'ubutumwa bwa Kristo akwiye kugira ikindi yongeraho. Petero ati ikimucyongereho iki kiriya mucyongereho iki ngiki. Yego, bivuze ngo n'urwego tugomba kuzamuka kurinda tugeze ku butungane Imana igize gute itwifuzaho. Nuko rero umva icyo kiruko kivugwa ngo nukore kubw'ibyo haracyariho uburukiro bw'isabato. Ngeze ku murongo wa 9 w'igice cya 4. Nukore kubw'ibyo haracyariho uburukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko winjiye muri ubwo burukiro bwayo nawe aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Iyo twinjiye mu isabato nk'abizera Kristo tuba twifatanyije n'Imana, tugirana umushyikirano nayo. Yego, ngira ngo rero ndumva noneho twakwinjira muri icyo, ndumva iki kimaze gusobanuka cy'uko umugambi w'isabato ari ukuhamiriza isi ko turamye umuremyi. Yego, nicyo ngicyo. Mbese nirihe tandukano riri hagati y'abakomeza isabato n'abatayikomeza? Abakomeza isabato bari kumanika amaboko bavuga bati turi mu ruhande rw'umuremyi. Bya bindi si ihombokeyemo ntabwo turi kumwe nayo. Ndumva ari icyo ngicyo tumaze kubona mu itegeko ryayo. Yego rwose, niwo mugambi w'isabato. niba ufite ukundi uruhuka ubwo ntabwo uramya umuremyi. Icyo Bibiri guhamagarira ni ukuremya, ni ukuruhuka isabato uramya umuremyi waremye byose. Yego, wari watubwiye uti rero isabato nanone iduhishurira umuremyi, kandi umuremyi utararemye gusa ahubwo ukirema. Amen. Dusobanurira uburyo Imana iri kurema. Yego rwose. Nk'uko tubibona mu itangiriro, Imana yaremye umugabo n'umugore batunganye. Amen. Muri Edeni nta giti cyumye cyabagamo. Muri Edeni inyamaswa zabanaga n'abantu. Nta rwikekwe, nta moko, nta ndimi zitandukanye. Ariko nyine umwanzi yagwabije uwo mugambi, nk'uko tubibona igihe yashukaga Eva akamutandukanya n'ubushake bw'Imana. Maze Eva n'umugabo we rwose bagafataniriza hamwe kugomera Imana. Nguko uko ibintu umuntu yabashije gutakaza kwera yavanye mu biganza by'uwamuremye, kuko nawe ari uwera. Kubw'ibyo rero ngo twabonye yuko Imana yita ku byo yaremye, ntabwo Imana yaturetse. Amen. Yateguye inama y'agakiza. Kubw'ibyo rero mu isabato twongera guhishurirwa Kristo. Amen. Nk'umuremyi w'imitima nanone. Ntabwo Imana yaturetse. Ivuga iti nzarema abandi. Mu isabato twongera guhamagarirwa kuremwa bundi bushya, kugira ngo twongere tugere ku gukiranuka Imana igize gute itwifuzaho. Icyo kintu kirakomeye. Yego, kandi icyo kintu hari kirareba nuzi ya sabato y'umunsi. Yego. Cyakora umuntu aramutse ataramenya iby'isabato y'umunsi agatangirana nacyo, yaba ari umunyamugisha, yabahiriwe cyane. Kumenya yuko hari ukuremwa bundi bushya Imana ikeneye ko gukorerwa jye, kugira ngo ninjire mu kuramya kuzuye umuremyi w'ijuru n'isi. Komeza utubwire. Yego, icyo kintu reka dusubire mu kuva gatoya. Ndashaka gutsindagira kuri ariya magambo atangira kuva. Imana ku murongo wa 2 kuva 20 umurongo wa 2. N'amagambo akomeye cyane, nubwo ari mu nteruro ngufiya, n'amagambo akomeye. Hari abantu rwose kuva bavuka nta wundi munsi baruhutse. Ni isabato, kandi isabato y'umunsi wa 7. Ariko disi ngo ntibarinjira mu buruhukiro. Kuki se batarinjira mu buruhukiro? Ni hahandi twakuye mu Baheburayo. Yego. Ngo ikiruhuko Imana yageneye abagize gute? Abayizera. Uyu munsi rero nibumva ijwi ryayo ntibagomba kwinangira iki? Mitima. Bagomba kwizera bakabona kwinjira muke muri ubwo buruhukiro. Ahantu haravuga ngo Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Mbere yo kujya ku itegeko rya mbere yavuze aya magambo. Mbese uratekereza ko ari impamvu Imana yavuze aya magambo? Birumvikana. Icyambere nuko ndumva na John Locke yarabivuzeho, ndetse n'umuntu twaganira itegeko rya mbere twabigarutseho.
impamvu yo kuba Imana itangije aya magambo ni ukwerekana yuko aya mategeko ntabwo agenewe abantu abanyegiputa, nta nubwo agenewe abantu bari mu Egiputa, agenewe abantu bavuye mu Egiputa. Amen. Ariko Egiputa ni iki? Ni Egypt, Misiri hariya kwa Farawo. Egiputa mu byahise byera ni igishushanyo cy'ibyaha cyangwa se kuba mu butware bwa kamere bwa Satani. Yego rwose. Abavuye mu butware bwa Satani rero bakizera umwami Yesu nibo bagenewe amategeko. None abantu banyuze mu mazi menshi, mu nyanja itukura, yego, barambuka bagera mu butayu, ntibatsinzwe se, ntibatsindishirijwe se, ntibabahoye mu maboko ya Farawo. Bariye no kuri Imana. None Imana irabaretse rero babeho basambane. Bisambanire ni ikibazo. Babeshyarane, bagambanirane. aba bantu rero bamaze kuva muri Egiputa, noneho bagiye guhabwa umurongo bagenderwaho. Wakoze utese kuki batabaye bari muri Egiputa? Bari muri Egiputa, bari mu bubasha bw'ubundi bwami, ariko bari mu bubasha bwande guhoraho wabambukije, akabakura mu maboko ya Farawo, akabatungisha amano mu butayu, akabageza hehe? Aho ku musozi Sinayi nyine. Ni abantu bafitanye isezerano n'Imana. Ni ikintu rero gikomeye cyane. Mureke dushaka uko twinjira mu bwo burukiro bw'isabato, kandi ugomba kutwinjiza mu burukiro bw'isabato ni Kristo, we gitambo kizima. Mu gitabo cy'ibyahishuwe cya Ena White, ku cyigisho cya wifuzwe ibihe byose, icyisho cya 29 kivuga isabato, kuri page y'ijana ya 218. Yego. Hari amagambo avuga ngo uze kutubwira icyigisho, dufite version yego nyinshi z'iki rwose, gitabo. ndabikunda cyane nanjye ngiye ikibazo cyo kudahuza amapaje. Icyigisho cya 29 cyitwa ngo isabato. Yego. Kiravuga ngo igihe Abisiraheli bavaga ku Mana, maze bakananirwa guhindura ubutungane bwa Kristo ubwabo bwite binyuze mu kwizera. Yasubiramo gato. Ndagarukamo. Igihe Abisiraheli bavaga ku Mana, bavuye ku Mana, maze bakananirwa guhindura ubutungane bwa Kristo ubwabo bwite binyuze mu kwizera. Gutsindishirizwa, kwakira gukiranuka kwa Kristo. Rwose kwakira gutsindishirizwa kubw'ubuntu, kubwo kwizera. Nicyo bisobanuye. Ngo kuri bisabato yatakaje ubusobanuro bwayo. Mperutse gukurikira ibiganiro byabanjirije iki ngiki, aho n'intekerezo zacu ngo zikwiye, tudakwiye no gutekereza ibyo twishakiye. Yego. None se umuntu abasha gufata intekerezo ze akavuga ati umunsi reka nze kwirirwa ntekereza ibi? Ni hari n'igihe uvuga uti izi mfunguzo reka nziraza aha, ejo ninjya kugenda nzabitekereza nzijyane, ukazisiga. Kwa kubitekerezo by'umuntu biranduye cyane. Yego. Igihe bitogejwe, hari indirimbo dufite ya 55 ibaza ngo wogejwe n'amaraso. Igihe bitogejwe, igihe Kristo atabituyemo, ntabwo byatekereza ibyiza n'ubundi ku munsi w'isabato. Ntabwo bishobora gutekereza ibyiza, kuko umwami w'ibyiza ntari hehe? Ntari muri twe. Nuko rero ku munsi nureka ya mirimo yawe ikuzanira inyungu, ariko n'ubundi udafite Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uzatekereza. Ariko se nyine uzatekereza iki? Uzatekereza iby'umwami uri mu mutima wawe. Yego. Dukomeje rero, hejuru y'aya magambo n'uburi muri cya cyigisho, ngo nta wundi muhango wahawe Abayahudi wageragezaga kubatandukanya byuzuye n'amahanga yarabakikije nk'isabato. Uyu munsi wa none abantu bakire Kristo nk'umwami n'umukiza wabo kubwo kwizera, barahamagarirwa kwinjira muri ubu buruhukiro. Yego. Kugira ngo babashe gutandukanywa n'andi mahanga, Imana yagennye ko kuyubahiriza kwabo kuzatuma bitwa abayiramya. Yego. Yagombaga kuba ikimenyetso kigaragaza ko bitandukanije no gusenga ibigirwamana, kandi ko bomatanye n'Imana nyakuri. Nyamara kugira ngo abantu beze isabato, nabo ubwabo bagomba kuba intungane. Amen. Bagomba gusangira na Kristo ubutungane bwe binyuze mu kumwizera. Amen. Nguru urukundo rw'Imana ruboneka mu isabato. Nta muntu ushobora gusobanukirwa n'umunezero w'isabato hatarakira Kristo umwami w'isabato mu mutima we. Mu isabato turaremwa, mu isabato duhabwa umucyo mushya, mu isabato turamurikirwa. Bityo
bwa buzahare bwacu bwo mu gihe cyashize bwo mu ngeso bugakurwaho no gusabana n'Imana binyuze mu ijambo ryayo no gusabana n'abana bayo kandi no kureba imirimo Imana ikorera mu byaremwe nk'uko twabivuze mbere na mbere dutangira iki kiganiro. Ni amagambo akomeye usomye mu bifuzwe byose agaragaza yuko niba gukiranuka kwa Kristo kudahindutse ukwacu, gukiranuka kwacu dukiranuka mu mbaraga zacu mu gukomeza amategeko harimo n'isabato ari imfabusa rwose. Icyakora nanone uvuzemo akandi kantu k'ingenzi, uravuze uti itandukaniro ry'abaramya Imana n'abatayiramya isabato irimo, kubera yuko Abisirayeli mu kintu cyabatandukanyaga n'andi mahanga kigaragara kuruta ibindi ni isabato. Utuma intekerezo zanjye zikora cyane zijya mu gitabo cy'ibyahishuwe, aho n'ubundi ubwoko bw'Imana bwo mu gihe giheruka abasigaye bo mu rubyaro rw'Imana ibintu bibiri nibyo bizabibaranga, ni ukwizera kwa Kristo no gukomeza amategeko y'Imana rwose. Kandi ngira ngo nibyo ngibyo uri guhuza, yego rwose, werekana yuko ingingo y'uko Imana iri kure mu muntu bundi bushya, iri kumuzura ikamuvana mu buzima bwa kera, iri kubikora binyuze mu kwizera no kwakira gukiranuka Kristo yadukiranukiye, kugira ngo dushoboze no kugendera mu bushake bw'Imana nk'uko buboneka mu mategeko yayo. Abantu rero nibagerageze basobanukirwa iki kintu. Nkurikije ibyo uvuze, icya mbere, niba warakijijwe koko uzishimira gukomeza amategeko y'Imana harimo n'isabato. Yego. Icya kabiri, niba uruhuka isabato koko ukwiriye kuba ufite ibyiringiro ntayegayezwa ko wakiriye gukiranuka kwa Kristo. Yego rwose. Ngira ngo nicyo ngicyo uri kubwira amatsinda abiri turi kuganira. Yego, mu by'ukuri hari uwavuga ati ariko jyewe ibyo nshobora no kubyibuka ko Imana ari umuremyi ariko ntagombera umunsi w'isabato. Sintegereza umunsi wa karindwi nkajya nibuka ko Imana ari umuremyi ariko ngakomeza gusenga ku munsi wanjye nihitiyemo. Hari ikintu gikomeye. Ariko reka dufate n'urugero rw'ibigaragarira amaso uyu munsi. Ese igihugu runaka kiramutse gifashe umunsi runaka kikavuga ngo uyu munsi itariki 30 z'ukwezi kwa 12 ni umunsi wo kwibohora cyangwa se ni umunsi w'ubwigenge bw'igihugu cyacu. Ese nkubaze, hari umwene gihugu wavuga uti n'ubundi uyu munsi giyewe sima mfite umwanya nzawushyira ku bunane mbihuze n'abo umuryango twateranye y'imikuru? Ibyo se birashoboka? Keretse bo ubwabo babihinduye. Ariko nta mwene gihugu ushobora kuvuga ngo idarapo ry'u Rwanda ngo jye nikundira umutuku, ngo nikundira umutuku buriya nshyizemo kabara k'umutuku nshyizemo oranje, nshyizemo oranje n'ubururu n'umutuku, mbona ari byo byaba byiza. Ibyo ukunda koko. Ariko igihugu gifite ikirango cyageze gute? None niba iby'abantu bitabasha guhinduka, iby'Imana nibyo tuzihindura uko twiboneye? Oya rwose. Kurindi tsinda rero ry'abantu bavuga bati ariko twebwe n'ubundi turumva umutwaro twarawutuye. Nasomye amagambo akomeye muri iki gitabo, ni muri cya gice kivuga ngo akaga kegereje n'ubundi. Amagambo ngo ntabwo abantu bose bavuga ko bubahiriza isabato bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ndetse no muri twe hariho abigisha abandi ukuri batazakira ikimenyetso cy'Imana mu ruhango rwabo. Birababaje Eric. N'ubuhanuzi kandi abo bantu uri kubwira barabwumva. Nanjye ndamutse ndangaye naba ndimo. Yego, ngo babonye umucyo w'ukuri, bamenye ubushake bwa shobuza, basobanukiwe ingingo yose yo kwizera kwacu, ariko nta mirimo bafite ijyanye nuko kwizera. Aba bantu kandi baruhuka isabato, ukuri kose baragufite. Ngukuru umugabura, ubu ni nko kubagabura. Uko umugabura yaba yarahagaze ahirengeye hate mu kwemerwa n'Imana, niyirengagiza gukurikiza umucyo Imana yamuhaye, niyanga kwigishwa nk'umwana muto, nta kabuza azajya mu mwijima no mu buyobe bwa Satani, kandi azayobora n'abandi bantu muri iyo nzira. Muvandimwe, ku mucyo w'isabato Imana yatuvuzeho byinshi, kandi rwose abafite inyota
abafite inyota y'ijambo ry'Imana bazunguka kurushaho. bwatwiriyeho twaganira ibiganiro byiza kandi turashima Imana yuko yatuyoboye. Twize ibintu bikomeye cyane, udufashije gusobanukirwa n'uburyo Imana ari umuremyi kandi ko ababyemera batyo Imana yabahaye isabato nk'urwibutso, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ariko kandi abo babyemera bongeye kubararikira kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bongeye kubararikira kwakira kwizera Kristo yadukiranukiye, kugira ngo gukiranuka Kristo yakiranutse kugira ngo kuba kwacu tukubarweho, ko ari byo bizatuma dushyirwaho ikimenyetso cy'Imana niba nabyumvise neza. Kubw'igihe ahari tuzabona umwanya wo kongera kuganira mu buryo burambuye. Reka udusengere dusoza mu isengesho rigufi. Iteka Mana, turagushimye kubw'urukundo rwawe, wararemye kandi n'ubu uracyarema. Amen. Tugushimiye ko udushurira urukundo rwawe tugikurikiranye n'uyu munsi. Turakwiretse rero Mwami Imana kugira ngo ukomeze kutweza no kutwigisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugakumbuzwa yasinzi